nsanze yicaye kuri gate none musanze kiriya nacyo ntikicara mu nzu ariko akunda kwambara kuteri ariko menya ntabwo zizamumena amatwi uzi ko ujya ugira ngo ekuteri n'abahuriye nicyo kirango ahora yambaye kuteri naje ndakomanga ego mayika mukunda ate reka ngende mu cyumba gatoya reka maze ngere munani hariya inyuma mu gikari ndebe uko dore ibintu kiba cyataye hano nanjye reka njye guhindura imyenda ubwo rero turaza guhurira nyine wumve nawe umusore reka guhara gisoda mwana twavuye pe sibyo nabitahano nabibona ngafate neza sha babaho gutese nk'abapapa yako bajyaga neza ntabwo yamenya ibyo bite musore bimeze bitemwa sawa akumisa bimeze neza none si uje gukora iki hano kureba Mike dogiteri bose Mike uri kumushaka na buhoro mbese iyo umutegerereza iwawe umutegerereza iwawe ukaza kumureba usucu guteza nsani ngute reba ukuntu usamwa ariko mwagiye mumenya gusirimuka imineke mu mifuka urabizi ibi bipantaro byacagaguritse ngo uje kureba Mike ariko Mike uzi ko ari umuntu wiba ugende kukubaza icyo uri kumushakira maze umbwire icyo uri kumushakira we ndiyo mwaba ntabwo ari kugira ikibazo ntabwo nazajya nk'abasoda mwari ibintu byo kurya kwara nk'umupato cyangwa shani mwebwe bari kuvuga umushaka kumuroga sha oya ngende umukozi waba mama kaba Mike bakoreshaga ingegera umuseze umeze nkawe ewe kabra ariko abakirebe kugira amafaranga ukabaho nabi nkaguca birakwiye umunyaziru ibyo ni biki wambaye cyandangira hawe witwa nese siridi ubose nibyo zina jyane no wacyo siridi numvaga ariko umuvuga ngo ni umukozi w'iwabo nanje ninje bitaga Ejide ndi kumva turi bamwe ahubwo none se kumva twabica warangiza ukigira nawe wambe uretse ukigira nawe ngomba muzane utuntu twiza wakino ndabizi neza ko turabikurikirana kandi uragira neza sibyo umuntu waguhaye inyuko ahava akagera ashaka abameze ati ari nuko ngiye kubyitaho
urumva kandi mu gitondo turakujyana ku bitaro humura turajyana na Ejide agiye kandi nyuma biragenda neza sibyo so wanatanga n'icyizere ko wenda unari gukira umuntu anamenye wenda n'ibyo ari kugaburira si ubundi kutaryamo niga wakintu ntabwo uba wigize ikidage nanyenyesha akorera ku gihe cyumba hirya niba atari kubyumva none si ntarebe ariko wahera mama yikomeza ati fata shanje mba nkuremeye wakintu ambo ibi ndanabetse ariko abakire baryaga neza bakire baryaga izengere mba nkuremeye waruntu ibi ari mabuju b'umuhanga muzanira tajya neza nabonye byango bakanye baryaga neza acira muno mwana nje urumva ngiye kugusigira reba kino gisate ihangane wenda ujya kino gisate sibyo nanje utunda turya neza nje kukuzana n'agasururu turiko tukanyurirutsa mu bihugu sibyo ngoko mena neza wakintu ni umutobe akanda karya nitonze nagana korode nakeneye utuntu tw'utubutararwaye bo Mike rero ntabwo umubwire ko hari umuntu kumushaka wakujana ahantu hari ibyo byiza nta kibazo ushobora kuba waba mu mwanya wa mbere hari ujaje uraho uraza hano ngo mba nkubwiye ibintu bijanye n'ibintu by'imirire ngewe hariya kwa Mike n'ibyo byose ubikotorora ibyo byose mba mbihagarariye byose uri kubigenza ariko karahamya uzi kugira ngo njyewe mwese wanyu habaga hehe mwe twiwacu karira hirya ati ntadi reba ugeze muri Nyabihu gatonya komanukamo gatonya none twebwe wacu nihara umanutse mu kabande sibyo ugahita ucurika kuri ka kayira gatanditse hepfo ya rwaruko Mana ubu koko mana yanjye ibintu byabaye byagenze gute koko sinshoboye no kuvuga wenda ngo hagire uwo nabwira ikibazo cyanjye ngacyumva bapita nabo basanga nabo batazi ibyambaye gerageza ngo twumvikane bikananga ku mana yanjye ko uko ko nzasubira mu cyaro nzasubira iwacu ndi kuvuga ngo iki koko naraba ntavuga cyamana mwana ndakerewe tugenda nje kukwereka ntabwo nkongera kandi oya ntacu atabimenya akatuvunaguza ariko ageraga amahane afite agakobwa aragahora kantisha umutwe kimwe mu mwanya wawe menye uri kuvuga kakandi kadazi yewe data kambara gutuntu tugeze nka mu tuzabiganira mwana ariko mujuraho ruraza noneho murebe vuba nanje itwo none gukora hano udusuku tujye nendanyije kudukora ariko na hano kaze imbere yo kugenda hanze hose mpagire televiziyo urumva kubera ko sose umukara agiye kubasha adasanga ibintu bisa nabi wenda mu kwereka duhita tunaganira n'ibintu byinshi bigiye gukora ko nawe barakwizeye hano hose none ibintu bya hano abaganga bose injiwe nabeza babagamo asibye zose ubagamo mwiza witonda ugeraga n'imvubu niho abandi zaje n'abakwereka injira sirida amakuru amakuru ntayo gute ibyo ni ibikizi kurakaye ibyo ni ibikizi sirida ikibita kurakaye se bimeze bite karaga tuye bimwe kantu k'agakobwa kananutse kuyo gahora kazana ibyo kagumye gakoze neza no kunsakurisha amagambo nk'ibyo akaye gakobwa dinasa mura buri gihe duhora dushwana kansanga kuri geti kagapfa kwihurudura kakahita kinjira dinasa kugize ate kano kanya ari mu rugo ari mu rugo nubwo ntabwo namukinguriye muri salo naramwihana mama arahari se yari akijyamye ntakijyamye
ibyo bitamwibona ariko umubaza ngo mbese ngo nta bakobwa mukundaga kwinjiza hano ibyo ngibyo ndabishinzwe aba ariko ararambaza nkunze gucungira ngo okay siridi byihorere sibyo gende katuzana nibikize amarabizi nayo ko nkunda imineke se ntacyo ndaza kuba bireba wowe byihorere sibyo wigire mu rugo ukora imirimo nk'uko bisanzwe neza ndareba ko nakugurira agasururu sibyo ariko nturakare tuze ntunabereke ko warakaye sibyo ntunabwire ko wambwiye ko bahari sibyo byihorere ugende witurize sibyo ngaho genda mu akazi kenshi kandi urakoze ubwire na mama ngo arakoze ikibazo akazi keza ariko siridi garuka gato ariko siridi hasoni reba nk'igikabutura uje kunda ku bitaro wambaye ubwo nta kindi igikabutura ngira ko mwanze no kubona amafaranga yo kugura usibye nta n'ubwenge ugira bwo kuba utuye nagiye kureba umuyobozi w'ibitaro uje wambaye akantu kazima iyo kintu uje wambaye ya myenda yose yayimwe washajishijwe yihereye wa musore yose mbese nayo muhaye utareba musukubona ngo ntayinkwiye irimo siridi wambaye ukazajya wiyuha by'ukaza wambaye ikintu kizima nawe reba ikintu wambaye uzi ubwakubonyagize ubushatse kuvuga ko ari mama ari nanjye twabuze amafaranga yo kugurira imyenda ntabwo uhembwa se ubundi ku buryo utanagura n'agapantaro wenda akazi mugakazana iyo mugiye no kumenya mu mwaga bitanu ngo andi murayambike uje kuzayampa cyane ubuse bwo teguhaye kugura imyenda ibyo naje kugura muri za zindi usine nayiguze nka kimwe nayiguze bine siridi ntacyo genda atagira n'undi muntu usanga hano ntacyo nigera mu rugo unyibutse cyo kugurira imyenda Peter! Yo! Peter! Yo! Umva, mugira tujyane mwana, dore naje kamfunga. Tugende sha. Twarangije. Bomo gere tugende. Tunga neza mwana. hanze mvane n'imvubuzi Tunga neza. Ariko rero, umva nyine. Ese n'ubu nta nubwo ari hamwe no kwifunga igipesi. Umva nyine dore gahunda ihari. Nuko umufungira mwana. Ese ubundi ikibazo kiri. Bavanaga n'ibisanga hese mu mu Kanyo kujamye ko ndumura. mu banteze. None se wari kujyaje. Tera intambwe turebe ku rurimi rwacu. Oya ni ururimi rurwaye mani ntabwo ari amazi. None yari dunze iri mu giti sanga mukamana ndaguha amata ariko nabyabi ndaguha kigisho urana ni wese ndaguha ko mvuguci ishobore wese ndaguha ko mvuguci urana ni wese ishobore wese ndaguha kigisho aya ndaziteka ye ndaziteka ndazikubitamo ikirungo jewe kimeze neza cyane ubundi bigenze bite se kandi ubu urakizeye ntabwo bigenze bite
ndaguha k'inyuma sinisoboreye imboga ndaziteka zimeze neza sha zaba zishabutse. Siridi se igihe umuntu uba yaguhamagariye nahereye mu gikoni ngo ushaka ni nakubuze ari uko nshakisha wowe uje kongera kuntuka se Siridi njyewe nawe dufite njyewe nawe ko ngiye kuzaza kuba hano abana ariko reba ukuntu uri no kunkora se Siridi kukoraho umuntu ukamara kuvuga ngo rebe ngo iki kintu kariya kuntu rumeze erega Siridi nawe ibintu kuba wabiremereje nta nubwo biba birenze ese wowe uravuga ngo ubwira nabi gute naza akamara amasaha 2 kuri gate utarafungura sindakare nibyo nkubwira hariya ntabwo ari iwanyu uba ugomba kuzana umutima mwiza ugategereza igihe baragukingura batanagukingura ugasubirayo ni sano si mu rugo regana ni mu rugo ni iwanyu ni mu rugo gute sano si kwa mabukwe ariko nyaga kwa mabukwe ni kwa mabukwe gute ize Mike n'uwawe Mike bajya murakundana nta makuru ufite baramubwira ese ko uri injyajya ntabwo ndi indyarya Siridi we ngende umwana mwiza waba n'inshuti uriya wisize iki kugira ngo uze wabaye gucora batangirira niweho kubera ko abaziramira muganga Solange kira nyine kugira bishiremo imbaraga abayeruka kuri gusigara bashakiye aho ati turaho soso nabanitse mukomere komera cyane muganga araneza ogarusa n'inzobe yabaye gute niko mpora erega nawe agatima gakuye ntawe ibaze none se kumara amasaha 2 kuri gate wowe ntabwo waraka ntabwo avugaga ariko muganga nubwo atavugaga ajyaga gusumba abapfu n'abazima gute uzi ukuntu aryaga amiraga adahekeye ariko nta kindi kibazo afite no kutavuga nimba ari iryinyo ryabaye mu muhogo ntutubizi none se kamiraga adahekeye kuva ryari yatashye atavuga se kuva cagetse nabikubwiraga se yakomeje kugorana na neza ntagavuga ahubwo njyewe nagize ngo namenye ugavuyemo none ariko garimo ese ubwo ni ukuvuga ngo ameze nk'agahwijisha wajya nta mbese ni ukumutunga ni uwo kurya no gufurubona agavuza ukabona ko nagize gute ngo ari no gutitira mbese nta gatege nta wapi na hano kuhagera twageye amasaha 3 no kugenda se birimo ikibazo ako mugabo urabizi nta dukobwa ageze naho Mike amakuru ntayo ngo haya di usinyera amakuru ariko amakuru y'iki amakuru ya Mike n'amafaranga ugiraga wowe ndakuzi niwitwara neza nzaguha narenza amafaranga arahari nazo ubaye amafaranga kuvuye ku mutima ese Siridi urabona avuye ku mutima ku ndiba ampereza amakuru rero abakobwa sasa Siridi basa nkaho wamukumbeshya nta bakobwa ageze naho umaze kungurira akantu si none nakubesha ibyo nta nakubesha icyo turiya mukobwa uri hano ariko buriya ngeye ntekereje nkareba neza ari nk'umuntu wenda ni uko ari ibintu bitahita biba buriya ari nk'umuntu uragira Mike inama akabyumva namubwira agakunda uriya mukobwa uri muri iyo mfite umutima yagatari umutima yaguhaye iki inde yamaye iki ubwo se ni igiki atari uriya mukobwa uramuzi kariya mukobwa kagira umushiha ni kabi kariya nibyo wambwira ute kariya ntari kintu rero mu gihe cyose wageze hano hari akantu urankamo no kuza bwe uri kunyaragura mu matwi bwa nyine umva se haguruka aho ngaho haguruka ntabwo bicara ku meza bituma utagira disipurine nari nibagiwe muganga kanze mbahamagariye Mike numve ko ari bubafashe dufashe rwose
Ana. Oui. Umva. Ntabwo uzi wa murwayi wigeze kuza hano yahungabanye. Wari uzi ko atakivuga se yabaye ikiragi burundu? Bamugariye kwa muganga. Kwa muganga rwose. Kandi njyewe nta kindi namufasha pe, nta kindi namufasha urumva aho we nazi kugira amucishe mu cyuma. Ntabwo uhari. Noneho rero wabona igihe uzagarukira kugira ngo abwire igihe bazagarukira. Ejo mu gitondo. Nta kibazo ko mbabwire bazamugarure ejo mu gitondo. Iki koko kandi tugiye kuba inshuti. Reka ugomba no kuzajya uganira nk'inshuti. Neza dupfa iki njye mfate mike mushingire igisasu ndi kureba ngo Cecile dusobona ko naje none ufite umutima mwiza. Ubusanzwe ni ukumpa ndi umunyamutima mwiza. Buriya bagiye bavuga ngo na Satani yigeraho ikizwe umunsi umwe abantu bababera.